Hey, this is Duman 2905. Welcome in yoga. Siporo nkora ni yoga. Yoga ni kimwe muri siporo zikorwa mu bihe bitandukanye, zikorwa n'abatandukanye, zikorwa n'abantu bose, zidatoranya, ushobora gukorera ahantu aho ariho hose. Yoga ni siporo idasaba ibikoresho bihenze, kubera ko imyenda usanga ukora na siporo isanzwe n'ubundi wayikoresha, ndetse naho usanga ukora siporo wahakoresha. Umwihariko wa yoga rero ni siporo ifatwa nk'ubuvuzi kurusha ibindi bintu, kurusha izindi zose, kubera ko igiramo igice cya meditation gifasha umubiri kuba karume ndetse no gutuza, kurefreshinga ndetse no kongera kwistabiriza cyangwa se kongera kwisubiza kuri gahunda. Ni igikorwa cyiza cyane, exercice zijyana no guhumeka. Murabizi neza ko ubuzima bwacu bushingiye kuba duhumeka. Umuntu iyo agihumeka avuga ko ari muzima, ariko iyo adafite umwuka avuga ko yapfuye, deja nta buzima aba afite. Rero ukuvanga guhumeka, igikorwa cyo guhumeka ndetse na exercice physique cyangwa se umuntu akora mu buryo buhoraho ndetse no mu buryo bufite umuyoboro runaka, birafasha kandi bigatanga inyishu, bigatanga inyungu ku babikoze. So reka tubane rero mu bihe bitandukanye, hanyuma tujye dukomeza gusangira siporo mu buryo butandukanye, mwe cyangwa ubundi. Muri komanteri ushobora kubaza ikibazo ufite. Ndabakunda cyane. Ciao. Namaste.